Igitondo cyiza nshuti bakunzi ba Home News TV turabaramukijeho muri hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Tugeze mu gitondo cya tariki ya 25 kwezi no kwa karindwi 2025. Amakuru tugiye kwibandaho turahera mu bice bigiye bitandukanye by'Iburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kubabwira ibice byinshi bikomeje kugenda byumvikanamo imirwano. Turaza kuza kugaruka muri za Murenge, turibuze kwikoza muri za Masisi, Rucuro ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Tubabwire uburyo imirwano yongeye kubyuka irikoroza mu bice byose biyobowe na 23 bongeye kuyigabaho ibitero byinshi cyane. Turaza rero byose kuza tubisesengura tubisasanurira hano kuri Home News TV. Turaza kandi kwerekeza mu gihugu cy'u Rwanda, tubabwire ko Perezida Paul Kagame hagiye kwakira indahiro z'abayobozi bashyashya ba guverinoma nshyashya ya Minisitiri w'Intebe Justin Nsengiyumva wasimbuye kuri uwo mwanya uwo bita Edouard Ngirente wari umaze imyaka igera ku 8 yose hayoboye iyi guverinoma. Turibuze rero kugenda tubirebera hamwe, tubabwire uko byitwaye, icyatumye hakurwaho uriya mu minisitiri hagashyirwaho undi mu gihe abantu bose batabitekerezaga. Uriya ni umuyobozi wari umaze gufatisha tutatekerezaga ko yasimbuzwa. Reka rero tubashimire cyane mwe mwese mukunda gukurikirana ibikorwa bya Home News TV, mukanda kuri subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi mukomeze kudushyigikira tuzamukane kandi tuzamurane. Reka rero twise cyane dutangirane n'amakuru yacu ku bitero byinshi bigiye bitandukanye. Amakuru turi guheraho rero ni ibitero bikomeje kumvikana mu bice bigiye bitandukanye by'Imurenge. Abaturage batari bakeya bongeye guhura n'isanganya rikomeye cyane ry'ibitero by'ingabo z'igihugu cy'Abarundi ndetse n'iza FARDC na Wazalendo bafatanyije. Ibitero babigabye mu bice byinshi cyane bikunze kugaragaramo n'ubundi inka z'abanyamurenge, aho abatari bakire n'ubundi bakomeje kugenda bahaburira ibyabo. Gusa 23 twirwaneho batangaza ko bagerageje gukumira ibyo bitero kugira ngo bitaza kuba byibasira ibice bigiye bituwemo n'abaturage. Hari ku munsi w'ejo nibwo byatangiye rero ubwo abaturage benshi bakomeza kugenda bavuga ko hariya muri bice bya Murenge yakunze kwibasirwa n'ibitero byinshi cyane by'abaturage baba cyane cyane Abazalendo ndetse n'abasirikare b'inyeshyamba za FDLR n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Bikavugwa ko rero n'ubundi ibitero byongeye kubura mu bice bigiye bitandukanye ho mu butumwa bwagiye butangwa guturuka ku itariki ya 24. Byavuzwe ko rero hari ubundi ibindi bitero byajaga hiza hano mu Bijabo biturutse mu Mikenke ndetse no muri centre zegereye utwo duce bije guhungabanya umutekano w'abaturage ndetse no kubasahura inka zabo nk'ibisanzwe. Ngo barongeye kandi kugaba ibindi bitero bitandukanye baturutse mu bindi bice bigiye biherereye muri za Minembwe, aho baje n'ubundi bashaka gutandukanya n'ubundi amashyo agiye atandukanye y'inka z'abanyamurenge bakazicamo ibice kugira babone uko batwara. Niko kurasa amasasu menshi twirwaneho yigerageza kuza rero hano aho bita mu Gipupu kugira ngo hirebe uko yakumira. Guturuka ku munsi wo kuwa gatatu gushyika ku wa 4 niko byagiye bigenda. Amasasu yari menshi hagati y'abarwanyi ba FDLR, FARDC, Wazalendo, ingabo z'igihugu cy'u Burundi bahanganye n'umutwe wa twirwaneho na 23 hano mu bice bitandukanye byo mu Bijabo ndetse n'ahangaha mu Gipupu. Gusa muri urwo rukerera n'ubundi nibwo hongeye kuvugwa navuga ngo irindi herasana ry'amasasu n'ibitero bikomeye cyane byagiye bigabwa n'ubundi ku banyamurenge ndetse bakagenda batabaza abandi bagahunga berekera mu bice bituranye n'ibyo bice byo mu Gipupu ndetse no mu Bijabo. Abaturage bo mu Mikenke, Rugezi ndetse no mu nkengero za centre ya Minembwe bakomeje guhura n'akaga gakomeye cyane k'ibitero by'aba barwanyi ba Wazalendo. Nyamara 23 igaragaza ko twirwaneho na 23 basubije inyuma ibyo bitero. Nanone kandi ko hari n'andi makuru havuga ko Kabanju hagenzurwa n'ubundi na Wazalendo, FDLR n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi hagize n'ubundi gihe humvikana hirasana ry'amasasu menshi cyane.
bikavugwa ko rero n'ubundi urwo rusaku rwaba n'ubundi ruva ku gusubiranamo ku ruhande rwa leta ya Kongo hatari no kuza kurasana n'ubundi n'ingabo za M23 ngo usibye ko n'ubundi mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka basubiranyemo bikomeye cyane ndetse abenshi muri bo basigaye n'ubundi barabuze ibyabo n'ababo ndetse abantu bagera kuri 3 barapfuye ndetse abandi bamburwa inka zabo. Kimwe cyo n'ubundi ngo ntibizwi neza, navuga ngo iryo rasagurana ryaba ryarabaye nimba ari ugusubiranamo kw'ingabo z'igihugu cya Kongo cyangwa se hari urwangana bitewe n'uko abaturage ubwoba bwari bwabishe abenshi banze gusohoka mu mazu yabo. Reka tuve aho gatoya tugaruke hano mu Rwanda tubabwire mu kanya gato Perezida wa Repubulika hagiye kwakira indahiro z'abaminisitiri bashyashya ndetse aho agiye kwakira n'indahiro kandi z'abajyanama bashyashya. Ibi byose rero nibyo tugiye kuza kurebera hamwe, turebere hamwe iyi guverinoma nshyashya iraza kugeza ku kintumbero zabo ndetse n'imigabo n'imigambi yabo. Reka dutangirire n'ubundi rero kubagize guverinoma n'ubundi bagiye kuba bashyirwa hanze mu kanya gatoya ubundi bagatanga indahiro zabo bakarahirira gukorera igihugu cy'u Rwanda ndetse no kutagitengwa. Ni Perezida Paul Kagame rero aho yashyizeho n'ubundi indahiro ndetse n'abaguverineri bashyashya bagiye gufatanya muri iyi guverinoma yo kuri iyi tariki bagiye gutangira kurahiriraho kuzagenda kugeza manda zabo zirangiye. Abagera ku 10 rero nibo bagiye kuza kwiyongera muri abandi bari basanzweho. Kigaragara abasanzwe nibo benshi kurusha abashyashya. Ni mu mazina rero n'ubundi mashyashya yagaragaye muri guverinoma harimo bita Dominique Habimana wagizwe minisitiri n'ubundi w'ubutegetsi bw'igihugu, hakazamo Dr Bernadette Arakwiye wagizwe n'ubundi minisitiri w'ibidukikije, hakazamo kandi uwo bita Dr Tresiforo Nzabamenye yagizwe umunyamabanga wa leta ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi, naho Jean de Dieu Uwihanganye hagirwa umunyamabanga wa leta ushinzwe ibikorwa remezo. Abaminisitiri rero bashyizweho n'aba bakurikira harimo Judith Uwizeye bagizwe minisitiri muri Perezidansi ya Repubulika, hakazamo Ines Mpambala minisitiri mu biro bya minisitiri w'intebe, hakazamo Yusufu Mulangwa wagizwe minisitiri w'imari n'igenamigambi, hakazamo bita Ambassadeur Olivier Nduhungirehe n'ubundi yagumye kuri uyu mwanya wa ambasaderi n'ubundi cyase yagumye kuba ambasaderi w'ububanyi n'amahanga. Tugasangamo bita Emmanuel Hugira Shebuja akaba minisitiri w'ubutabera akanaba kandi n'itumanaho nk'uko bigenda bivugwa, akaba n'intumwa ya leta. Tukabonamo bita Juvenal Marizamunda yagumye ku mwanya wa minisitiri w'ingabo, Konsore Uwimana minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango, Dr Vincent Biruta n'ubundi yagumye ku mwanya wa minisitiri w'umutekano mu gihugu, hakazamo Dominique Habimana wagizwe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, hakazamo Dr Jimmy Gasore nawe wagumye kuri minisitiri kuba minisitiri w'ibikorwa remezo, hakazamo Paula Ingabire wagizwe minisitiri w'ikoranabuhanga n'itumanaho ndetse na innovation, hakazamo rero Joseph Nsengimana wagizwe minisitiri w'uburezi, hakazamo Dr Jean Damascene Bizimana wagizwe minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda ndetse n'inshingano mbonera gihugu, hakazamo Dr Mark Cyubahiro Bagabe wagizwe minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi hakazamo bo bita Dr Sabin Sanzimana wagumye kuri kuba minisitiri w'ubuzima, hakazamo Ambassador Christine Nkurikinka yagizwe minisitiri w'abakozi ba leta ndetse n'umurimo, hakazamo bo bita Prudence Sebahizi wagizwe minisitiri w'ubucuruzi n'inganda, hakazamo Dr Bernadette Arakwiye wagizwe minisitiri w'ibidukikije, hakazamo kandi Major General Retired Albert Murasira wagizwe minisitiri w'ibikorwa by'ubutabazi, hakazamo Neri Imukazayire n'ubundi ukiri minisitiri wa siporo ndetse na Dr Jeanne